Baby, bigenze bite? Ntabwo wishimiye konje? Uraje? Ya. Uzanye iki? Cyo gusura. Gusura? Gusura ni ibiki? Ubuvuye iriya yose uje gusura njye? Ya ni ngombwa, maze iminsi nkwandikira nguhamagara utabyitayeho. Telefone yanjye ntabwo ukiyifata, SMS ntabwo zisubiza, imwe ebyiri zikaba 3. Sinzi uko byagenze, ko wahindutse. Message 3 zitaraba 100 ariko rwose umva mubwire ahubwo bibaye byiza telefone naranayigura icyo ni icyambere urimo kunyumva. Telefone ntabwo ari ibyadanje, wabona nirenze imwe ariko we guhinduka muri ubwo buryo. Warakererewe ariko do narayiguriye ubwo narazibonye. Uzi n'ikindi wicaye cyangwa ubyihorere. Sheri? Sheri. Uri hafi se? Ndi hafi nta kibazo. Yaramutunga. Nakwitabye Sheri. Nyine mu kazi nani wese turaganira uhagaze. Reka nzana agatebe. Wicare tuganire. Nakwitabye. Buriya rero ndagira ngo tuganire kandi tubwizanye ukuri mugore nkunda, sibyo? Buriya ejo bundi nageze aha ngaha narakajwe n'akazi muri business ntabwo biri kugenda neza kubera ikibazo cy'amafaranga bikomeza kuba makeya. Nasi mugabo mwiza ariko mufite ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo cy'amafaranga amahano amafaranga hose zurahazi se basi uzagende ukenda uzana amafaranga ubundi ikibazo cy'amafaranga kive mu rugo. Reka ndi kumva nawe ndagisubizo kizimura kuma ariko amafaranga atazaboneka. Amafaranga azaboneka ndabyo neza ko muri business nshobora kongeramo imbaraga kandi nimba mfatanyije n'Imana amafaranga kongera akaboneka, sibyo? None se Sheri ko amafaranga uzahana wayashize kujya kuyazana bisebeke uzahora uvuga ngo Imana wagiye ukazana amafaranga ahantu wayashize ku bana bawe. Amafaranga wansanganye turayamaze nagusanze nzi ko ufite amafaranga ayanjye nakoreye urayari yarashize none utangiye kuvuga Imana. Ariko nta kindi kibazo bavuga utazanye ikibazo cy'abana. Abana banjye bakore bahige kuki ikibazo kibi ikibazo cy'abana. Abana banjye bagutwaye iki? Nta kintu bagusaba, ntacyo bakwatse, ariko ikibazo abana babaye abana. Amafaranga nagusanga ngitangiye kuncyurira ngifite amafaranga make. Kapari ntabwo iri gukora, namvuze ngo uko bira amafaranga ari kugabanuka. Kapari ntabwo itari gukora kuki twagusana ibibazo by'abana hano ira company ni yani ntabwo ari yawe nanjye. Abana bayifite bazi ko nanjye ifite hari meruka kubavugisha cyane kuri telefone simbavugisha ntaki bakuzana ibibazo by'abazana gute. Wabaritseho bari bakagira umutekano ukareka no kubavuga kwirumagura. Ndujye ushaka kundakaza ejo bundi kandi warabinkoze n'ubu ushaka kongera kubingora. Niba ushaka tubare mu mahoro reka ibibazo by'abana urekere aho ngaho. Barakuroze ubundi baba ufite ubwenge cyangwa Ariko ntabwo ari ngombwa ubundi uri gatumwa kunyigaragarizamo uburyo ntabwo ari cyo bikeneye cyane ahubwo nanjye nshira n'uruhande. Ariko babe ubundi byagenze bite? Ko byagenze kose ntabwo bikureba. Ese nisa? Si impinduka zaje ryari? Wabyusa gufata inkweto zanjye? Inkweto zanjye bazogeje nasanze ziri hanze. Mana? Yes. Ni wowe? Ninjye. Komera. Bimeze bite? Usigaza nuvuye? Numvaga uyu munsi kugera hano byari ngombwa, ni ibintu numvaga birimo cyane. Ubwo n'ubundi ikinyabupfura cyega n'igikeye si ubwo? Asisi kuvuga nabi gutya. Ese umuntu avuze ukuri rero mwumva ko avuze nabi? Yewe. Ashiwe ibintu nakubwiye. Wambwiye iki? Sangwa uri kwifata nabi. Kagende nta kibazo. Garuka se. Arase. Yaho.
ihangane Okay, ihangane iby'uru rugo ni gutyo iyo turi twembi buriya tujya tugira utuntu two guserera bimeze bite se ni good nta kibazo. nta na kori yawe n'imwe Telefone yawe nayihamagaye kenshi numva itariho. nta kori yawe nabonye pe Birashoboka cyane ubwo network. none se andi makuru Andi makuru urebye ni meza nta kibazo biragenda. ariko sheri induru z'abana mwururwe ese ko mvuga ku bana bawe nkarakara ziba haguruka unava imbere vuba ibyo akoresha ubundi urabirusha kongera kundakaza haguruka uva imbere ntasoni iyo hirya se byagenze gute Irariye ko tumaze iminsi muri za gahunda zijyanye na za nyubako turi gushaka kubaka, ariko aba engineer barimo baragerageza, byari bisa nkaho birimo bigoranamo gake ariko ibyangombwa byaje kuboneka. Sha n'ubundi byawe ndumva byaragenze neza bo mushiki wanjye nawe ari aho sinzi niba mwavuganye ariko sha sister wese yarahindutse se byagenze bite? Hoya se sister we yarahindutse muri minsi ari gukorera mu zihe conditions ziri gutuma nyigaragariza kuri uwo ni Sango uri kuvuga? Ni Sango. Ko byarahindutse se sha sinzi uburyo nyine na ni ukuvuga ngo kuva waza nta kintu muravugana kizima. Reka ngira ngo nawe urabibonye amagambo ambwiye, uburyo yitwaye, uburyo agiye adashaka kuvuga mpari, urumva harimo impinduka zikomeye. Mbize ngo nukubera mpari? Oya, nukubera njye mpari. Sangwa? Niki? Bayana. Nakivuga nawe. Niba ushaka muvugisha ugavuga ngo banze gasohoke gataye. Nabikubwiye ariko. Mana? Yes. Uyu ntago yinjye babwiye gutya. Nese iramyitwarira yisanga. Imyaka 20 yose tubanye. Sure. Ubwo bwa mbere mbonye bino bintu. Prince, ngira ngo nawe urabibona hari icyabaye kandi ntago gisanzwe. Sinzi niba bangira inama nkawe mu bana ni wozi imyitwarire ye kuva mu bana muravukana, wangira inama y'icyo twakora. Sangwa arambabaje. Ariko mana, wigira ikibazo. Ufite amafaranga kandi n'urukundo ndabibona ko urufite. Ni n'ibintu nzi neza. Ntago ari amafaranga yabuze n'urukundo rurahari. Sinzi impamvu atabibona. Mana, yes. Bimarire. Uramfasha? Mbabarira. Okay. Sawa, reka ngende nta kibazo. Sawa. Sango. Amafaranga dufite twe mu muryango wacu niyo ashobora gutuma twanga amafaranga ya Manase. Sangwa, ibi bintu ugiyemo ntabwo bizakugwa mu nkuru. Sangwa urazingamishije ubwenge. Yabonye namworoheye ariko ntabwo njya ndambirwa mu kintu natangiye. Nareba nabi mfite no kumubabaza. Ariko nshaka kumwereka uwo ndi we.